yamupima akavuga ati ngewe sida ngewe nanjye ndayiyumvamo akambwira ubu ngubu kukinanutse nkaba meze gutya kandi ndya kuko sida sinyifite ariko twarakomera turagenda twipimisha ahantu hose tugenda twipimisha dusanga ni muzima arambwira ati rero iki gihe n'iki nzagushima Imana yagiye mu rusengero ashima Imana ko yakize sida ntangiye ndakuganiraho kuva inshuti yanjye nta kibazo yagize Imana ishimwe ngayo nguko rero twari twagendereye umudamu hano twe twaje kumusura ariko ntabwo twaje gutyo gusa nta kituzanye twari twabanje kumenya amakuru y'uko ngo hari umuntu rwose yarwaje ubundi ibi ntabwo bikunze kubaho y'uko abantu bizera ko umuntu ashobora kuba yarwara sida akayikira ariko hano hari umudamu afite ubuhamya bukomeye cyane bw'ukuntu yarwaje sida iyo sida ikaza gukira. Ese ufite amatsiko yo kumenya byagenze gute, byatangiye gute, ese niki cyahamije yuko iyo sida yakize koko? Nkurikira tugendane muri kino kiganiro kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ukuntu byaje kugenda kugira ngo iyo sida ibashe gukira. Muraho neza mama? Muraho neza. Mwitwa bande? Nitwa Nyirabakunzi Clementine. Niyo Mukunzi Clementine, afata mikoro neza. Yego. Niyo Mukunzi Clementine, hano tugusanze ni he? Hano ni mu gace ka Gatsata. Gatsata, yego. Turakugendereye rero. Yego. Ntago tuzi niba mukunda abashyitsi, turagusuye, turi hano hafi no mu rugo iwawe. Amakuru yandi umeze ute rero? Amakuru yanjye ni meza, dukunda abashyitsi, ni karibu. Yego. Ubuzima hano muri Gatsata bimeze bite? Ubuzima hano muri Gatsata burakakaye. Burakakaye kandi? Burakakaye. Urabona yuko twajyaga twirwa twirukanyira twishakira n'ikintu cyo kurya, none gushaka ikintu cyo kurya byaranze, turagenda bakirwa badufata, bakirwa batwirukankana, nta muntu ukigira icyo yavuga ngo arakora agira icyo abona. Nimba wiboneye nako gahumbi ukavuga utireka ngene nirangura utunyanya, wenda nucuruze mbona icyabana barya, reka da urashyira hasi bakabarangije kugufata, byaba ngombwa bakakujyana igikondo, bakujyanira ibyawe, ubwo nyine urumva ko ubuzima bukakaye. Ubwo niba ndi kubyumva neza muri ba bandi bakora akazi ko kuzunguza? Yego. Ubusanzwe wazunguza gake? Usanzwe nazunguzaga inyanya, intoryi, karoti, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi tujya tubona hano Nyabugogo abantu batabizi twegeranye na Nyabugogo, ni Gatsata hano hafi na Nyabugogo, uragenda ukarangura ibintu by'imyaka, harango banarangura ngo utuntu ngo rwose ngo tuba turi dufite umurangura ku giciro gice cyane nk'aho ari nk'ubu. Yego. Ariko kandi nanone hari abandi bantu bavuga yuko ngo hari ukuntu mugenda hariya ngo mugatoragura ngo ibintu ngo bitujuje ubuziranenge. Oya. Ndabyumva. Izo nyanya zimwe zituruka muri Tanzania, bakazizana hariya mu Nkundamahoro, umuntu akagera akaba yagura kurete, yagura kurete akaba yavuga ati reka we no kurete ngende nangaho nkeya, kuko ntabwo umuntu ari ngombwa kugira ngo aterurire rimwe kurete ayijyane. Ushobora gufata nk'agace k'ibase ukabaha umuntu akagenda atangaho za 500, atangaho iz'igihumbi, mbese akurikije uko umuntu angana. Ubwo rero basanze n'ubundi uzifite nibyo bya bindi ujya kumva ngo bagufashe barakujyana, ugasanga rero umwana no kurya ugasanga n'ikibazo. Iyo bugufashe se bakujyana igikondo. Yego. None se cyangwa kujyana hariya kwa Kabuga. Yego. Ndashaka kumenya hano uratuye urakodesha ni bimeze gute? Njye ndakodesha. Urakodesha. Niyo ugiye kurangura izo nyanya rero wenda tuvuga uranguriza angahe? Ubundi kurete iyo byabaga bimeze neza kubera ko njye naranguraga za makeya, naranguraga muri za 40, ariko ubu kurete y'inyanya nziza ni muri za 70, ariko iziciriritse 40, 45, ibintu nk'ibyo ngibyo, mbese umuntu akarangura aho urugero rwe rungana. Yego. Nese ubwo nk'iranguye izo nyanya ukuramo nkangana? Ushobora kuzangura nka 45 ugakuramo wenda nka 50. Nka 50 ugakuramo 10. Ukazicuruza nko mu gihe kingana gute? Ndashaka kumva ubuzima ukuntu ushobora no kuzirangura ugize amahirwe se hagira umuntu
ukwirukankana ukararuzirangije inoti y'ibihumbi 10 ukabura yicyuye yego bugakeje ugasubirayo nyirinzi aba akeneye amafaranga nawe ubwawe kandi uba ukeneye ko umwana yagira ikintu arya urabona mituweli yariyongereye uretse ko twagize umugisha bakaba ibyiciro bagiye badushyiramo umuntu yagiye ajya kwijiririra bakagera batugabanyiriza nk'ubu ngiye bari banshyize mu 8 kandi sinishoboye cyakoze wishyura amafaranga 8,000 ku muntu umwe umuryango w'abantu bangahe umuryango w'abantu 4 ariko ubwo byabaye ngombwa nsubira kujurira tugize amahirwe banshyira muri 5 cyakoze ubu muri 5 narangije kwishyura warishyuye yego noneho rero mubayeho gute aho ubona mutemerewe kwa mwazunguza ese mubayeho gute noneho ubwo nyine iyo bakujyanye cyangwa bakabikwambura se bakujyane ushobora kugera mu rugo ukicara wagira imana abona ibya nijoro bakarya ibya nijoro ku manywa bakarurira ariko rero hano nanciye ndi kuzamuka nza hano nabonye amazu hano ashobora kuba adahenze cyane nuyarega inzu idahenze inzu ishobora kuba idahenze ariko noneho kubera yuko wenda uba ufite nk'abo bantu baruhana uri umuntu umwe wenda tubare wenda nk'inzu wenda y'ibihumbi 20-25 noneho utekereza ibihumbi 25 ufite abana 4 uri umumama nkanjye nimba abana 4 harimo abiga hari abakeneye mituweli hari abakeneye kurya ubwo se urumva atari ikibazo kandi uribana na mutwara ufite n'abana uyambana n'abana muri mu nzu ingana gute mu nzu y'icyumba na saro ubwo ibayishurwa ngahe nishyura 20 ngewe ibihumbi 20 nabaga 25 mbona birandenze mbonye bindenze mitamo kuvuga ni reka nge mu yamakeyi hari abantu batajya bizera yuko iyo nzu ushobora kubibona i Kigali icyumba na saro mu byumve mwabantu hari abantu badukurikirana bari hanze urabizi yego tuboneraho kubasuhuza hari abantu badukurikirana bari za Canada muri Amerika na za Belgique ibyo nibyo bihugu byo hanze bikunda kutiriba cyane turabasuhuje mwari mubizi ko mu Rwanda i Kigali hari ahantu ushobora kuba wajya ukabona inzu y'icyumba na saro ibihumbi 20 yego hako banakuremere ubuze gutanga n'akanimero bakuremere abana babayeho gwaterera mbere yuko twinjira muri ya nkuru abana nyine ubwo nyine iyo ngize nk'amahirwe nkabona ikintu barya akaje nakaje igihe abana banjye ngunda kubagaburira ibijumba kubera ko ibijumba nibyo bitubutse ibyo bigura make nibyo bigura make kandi nabwo ntago ngenda ngo ndebe bya bijumba bihenze ndagenda nkareba bya bijumba biciriritse bya nyuma bitoye nkagenda ngagura wenda nk'ibijumba by'ibihumbi 2 nkazana nimba ari udushyimbo turi buze gushyiramo iyo ntabonye ukuntu ngura wenda icyo cy'ibishyimbo ngo nteke ngura akamituyo yego ubwo tuvuge wenda uramutse ugiye nko kugaburira abana wahashye gutyo ukoresha nk'amafaranga angana gute iyo nta kiranguzo mfite ibihumbi 2 bishobora kubagaburira umunsi wose ako bakarya rimwe barya rimwe ibirisi si byaba ari byinshi oya abana baneraga bararya muno abana 4 bararya kandi kora ko batariye ku manywa bakabura byinshi bakarya bagahaga ukabagura n'agasukari ukabategera n'agacyayi kugira ngo barenze ku bijumba kuko ntabwo barya ibijumba byonyine ubayeho nk'umusirimu umuntu unywa n'agacyayi cyangwa agakoma ukarenza ku myaka ukarenza ku kajumba yego ubayeho neza ahubwo nako uri kumira babigenza urabona amazi cyakoze ubu ngubu kubera ko urabona ni ibintu bikomeye amazi yarabuze abana bamwe ubwo kuko ubu ngubu bari mu kiruhuko bamwe ndabataraza bakagenda bakajya kuvoma bakazana amazi tukagurisha amazi ubwo tukabona cya gishoro cyaba cyagabanyutse kikongera kikiyongera tutarajya kuri dore hari abantu bajya bareba ikiganiro bagasimbutse yego ndashaka ko umuntu wenda uri kwihuta vuga nimero zawe umuntu wifitiye umutima mwiza ahita gukubitira akana yewe ni 078 yego 68 47 47 862 ubabwira utabo bagira neza 867 cya kabiri 862 subiramo neza 078 68 47 yego 862 yego ibaruye kuri nde kuri nyirabakunzi Clementine mwabana mwe mujye mugira umutima mwiza mwumvisha hano kuntu ibintu bimeze ntago yabyoroshye gutunga abana 4 umva banamwirukankana ari kwizunguriza utuntu bakamubwira bati turakujyana kwa Kabuga cyangwa hano hakurya arye behandi niye ari igikondo no kwa Kabuga ni hano ku Muhima urumva ntago ibintu byoroshye bakuremere bagushyirireho akantu n'ukuri hanyuma rero turagiye no mu nkuru akuberetse mbere na mbere ndashaka ko ugira ikintu ubwira abantu ntabwo ari wowe mbivugiye ariko hari abantu bari kubyara cyane kandi badafite ubushobozi wa mubyeyi we ni iki kintu wabambwirira yewe ikintu nababwira nanjye ukumva ngo wenda mfite abo bana 4 n'ababyeyi mu gihe cyahise bangana gute
umwana wanjye mutoya yiga muri nayini mu wa mbere. Barakuze. Yego uwo niwe mutoya. Ni ukuvuga ngo ngewe n'ababyaye mu gihe cyashize, ariko ukurikije ubu ngubu, ukurikije uburyo no kubyara bihangayikishije na zino za mituweli no kurya umuntu akarya ahangayitse, ngewe ndumva umuntu agiye agerageza akagerageza yabyara wenda abana batatu se bo akabatungisha batatu wenda akavuga ati batatu narengereye, ubundi umuntu akwiriye kubyara abana babiri rwose. Babiri n'amashuri noneho n'ayandi ya leta bayazamuye. Numvishe bavuga, numvishe bambwira abana, numvishe bambwira ngo amashuri ngo bayongeje na yandi ya leta twiringiraga nayo. Yego njye nagize no kubeshya. Oya ntabwo babeshya. Ye baba we byakaze usuwagira kizera aziga kubera Imana aziga. Umukuru ari hehe ubu ngubu? Umukuru uwa mbere w'imfura yanjye naramushingiye. Yewe ukurikiyeho yarageze mu wa gatatu atsindwa na tronkom. Abahise bireka ahita bireka kubera amikoro makeya. Nabuze amikoro mbura ukuntu nabigenza. Ubu niwe muntu iyo ntagiye, niwe muntu wirirwa avoma, niwe muntu gushaka udukwi, yashaka udukwi akadushyira nk'umuntu, yamushyira umuntu wenda akaturemera nk'agafu k'igikoma, agafu k'ubugari, akabiko tubaho. Yego reka twizere ko abantu bacu bari bubyumve bakagera no banyarwanda disi muri mu Rwanda ufite ikintu no kuri bashyire niyo cyaba ari igihumbi pe bagishire yaba nijana nagura kabiritiri nago yaburi ikintu akora. Twagiye rero n'umuntu wa mubyeyi hari abantu benshi rwose umva biragoye kwemera ino nkuru. Sida umuntu yayirwara akayikira. Sida yayirwara umuntu akayikira. Ngewe ntanze ubuhamya nzi magazeho ngewe nyirizina. Ngewe nari mfite umudamu w'inshuti yanjye dukundana, aza kujya kwipimisha. Agiye kwipimisha avuyeyo aza mu rugo, ariko asanga ngiye kwayi twatsi tw'amatungo. Arambwira ati Mamiradi rero ubu nagize ikibazo gikomeye. Si ikibazo wagize mama gikomeye, ni ikibazo bwoko ki? Ati njye kukikubwira ko uzagira umuntu bibwira. Noneho numva umutima urandiye, ndavuga kubera iki? Arambwira ati ubu tuvugana ntabwo tukiri kumwe. Ugiye hehe? Arambwira ati tuvugana. Nagiye kwa muganga bampimye basanga mfite sida. Ati nsanga afite sida. Kubyakira byari byamugoye. Noneho kako afite n'umugabo. Ye baba we. Arambwira ati natinye no kubimubwira. Ndamubwira ni oya, nibyo n'ibyuma byagupimye nabi. Nituzajya ahandi. Ubwo twese tuza aramugatsata arantu bajyaga bapima bagatanga n'ibiryo. Wagiye kwipimisha akamuha n'ibiryo. Yego. Ubwo twaragiye arambwira ati uramerekeza. Ndabwira ndaguherekeza. Ubwo namuherekeje turagenda, nanjye mboneraho no kwipimisha, turipimishanya. Igisubizo cye kiza ari kizima. Kizima gute? Kiza ari kizima, kiza nta bwandu burimo. Yego. Bamubwira ko nta bwandu burimo. Arambwira ati Mamiradi we, ati tuzamaze tujya n'ahandi. Nti aho ushaka ni hehe? Arambwira ati reka tuzagende tugere kwa Nyiranuma. Kwa Nyiranuma ni nta kintu bitwaye. Tuzagende kubera ko ari inshuti yanjye. Twaragiye tumaze kujyayo ni kera, ariko ni mu bihe byashize bya kera nabwo byano mu minsi yashize. Twaragiye turipimisha, tumaze kwipimisha arongera aripimisha, yipimishije n'ubundi igisubizo kiza ari kizima yuko nta bwanda afite. Yego. Arambwira ati ariko subumamira ubu ntago barimo kumbeshya, icyuma cyampimye ntabwo cyambeshye. Ndamubwira noneho kugira ngo rero buriya tubyemere, reka tuzasubiraho wipimishije hambere. Dusubireho turebe. Twasubiyeyo turagenda
n'ubundi biba ngombwa baradupima baramupima njyewe ntabwo ubwo nongeye kugenda nipimisha nagiye mvuga ni reka ngende gukomeza kwipimisha kuko njyewe aho nagiye nipimisha hose nagiye nsanga uri muzima ndamubwira ni rero reka twongere dusubireyo twasubiyeyo tumaze gusubirayo turagenda tugezeyo baramupima bamupimye baravuga ngo igisubizo cye ni kizima ndavuga nti rero n'ubundi biriya byuma hari igihe byibeshye ariko bamupima akavuga ati njyewe sida njyewe nanjye ndayiyumvamo akambwira ubu ngubu kukinanutse nkaba ameze gutya kandi ndya kuko sida sinyifite ariko twarakomeje turagenda twipimisha ahantu hose tugenda twipimisha dusanga ni muzima arambwira ati rero iki gihe n'iki nzagushima Imana yagiye mu rusengero ashima Imana ko yakize sida ntangiye ndakuganiraho kuva inshuti yanjye nta kibazo yagize Imana ishimwe ngayo nguko rero